njyewe umugabo ninjiye muri biro nyine arangije arambwira ati mbere yuko nguha akazi kanjye hari ibyo nkenera kubanza gucekinga. Arambwira ati ndagira ngo ukore imyenda wambaye. Nari nagiye nambaye akajipo k'agatise n'agakote bisa n'imbere n'agasengeri. Umugabo arambwira ati niba ukeneye akazi kanjye uragendera ku mategeko yanjye, hari impamvu mubwiye bino bintu. Mbere yuko tugira ibindi bintu tuganira, kuramo imyenda wambaye maze uhagarare imbere yanjye aho nkureba neza, uhindukire nkurebe. Sheri, nakoze iki? Kubera uburyo nari nkeneye akazi nakuyemo ijipo. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ngo se ijipo nkurishijemo ni iki, ariko nakuyemo nkuramo ijipo, nkuramo ikoti, nkuramo isengeri, nsigara nambaye isutiye n'ikariso. Ariko mu mutima nkibaza se akazi nje kwaka kari ubusekereteri, ubusekereteri buhuriye he no kunyambura imyenda? Noneho ubwo maze kubikuramo, umugabo ati ese kudakuramo ibyo ngibyo? Ubwo nari nsigaranye agasutiye n'agakariso. Nangira kwigira igufa. Nabwo ntese paturo, ubusekereteri kungira ngo bisaba amashuri nize, kuba nzi indimi, mfite ubuhanga n'ubumenyi, bihuriye he n'umubiri wanjye no kureba ubwambure bwanjye? Arambwira ati ntumbwire ko ushaka akazi? Nti yego, kora ibyo nkubwiye. Ndavuga nti ababosi bagira tesite zitandukanye. Ushobora gusanga arimo arantesitinga ngo arebe basi ko nzajya mwumvira ibyo gusa. Nafunguye isutiye, nyikuramo, nyirambikaho, nkuramo ikariso. Nari nambaye agakariso k'agasitiringi. Mu mutima naratekereje nti se iyo nza kuza ndi mu kibada nari bubigenze gute? Nari nambaye agakariso k'agasitiringi k'umweru, nagakuyemo nkatereka aho ngaho. Umugabo arangije akurura intebe, ewana yicara imbere yanjye neza koko. Aranyitegereza ahera hasi kurwara, arazamuka agera ku musatsi. Arambwira ati ufite amabere meza, ufite n'ibintu byiza, nkunze kugira isuku. Uti buriya umukobwa wibuka kogosha aba agira isuku. Uti hari uwo ureba ukamutungura ugasanga n'umunyamwanda. Ndabyumva, ndavuga se buriya yagiraga ngo arebe ko nzajya ngira isuku muri biro ye, bimeze biti? Nuko uti ngaho hindukira. Ndahindukira rwose, amabuno ndayamwereka. Uwo mwanya umugabo yarahagurutse, mbona yikuyemo ikoti, ubwoba buranyica. Mbona aje anyegera, araza aranyegera, ngiye kumva numva kupesa urushyi ku kibuno, nyine kagakikubita ku kibuno kikasakuza nyine ukuntu. Yankubise urushyi ku kibuno, mana yanjye, arangije aragikanda. Ndaceceka. Umugabo araza aranzenguruka, ngiye kubona mbona afashe kagasuve kanjye k'agasitiringi, atangira kukihumuriza hano ku hagati y'amaguru, akajya yihumuriza. Arihumuriza, aje ambwira ngo ufite n'ibintu bihumura neza. Umugabo yaraje atangira kunkora hehe, ku mabere. Noneho sinzi ukuntu narebye hasi, mbona umugabo yashyukwe. Mbona umugabo ipantaro irenda guturika. Numva ntago mbyishimiye. Umugabo yaraje ankora ku mabere, atangira kunkanda amabere koko. Arankanda, akajya afata imoko nyine akazikoraho, imoko z'amabere. Noneho njyewe ukuntu nteye, umuntu yewe n'umukobwa mugenzi wanjye, iyo nkoze ku moko z'amabere ukazikanda ndashyukwa pe. Sinzi impamvu ariko Imana yandemye, ariko nanga umuntu nkora ku mabere. Yewe niyo bari mama, imoko zanjye zibaho ikintu bita ubushagarira. Noneho rero iyo uri igitsina gabo ni urundi rwego, ubundi nta muntu ujya unkora ku mabere njye. Wakora ahandi n'inyuma ku mwenda, ntabwo ari ngombwa ngo mbe nambaye ubusa. Wakora ahandi, ariko kunkora ku ibere ni kirazira, kuko njye mitacyuko pe rwose. Umugabo ngiye kubona mbona atangiye kunkanda amabere, imoko z'amabere. Ubwo yakoraho ngatangira kumva ubushagarira bunzamuka, nyuma numva bitangiye kumbangamira.
kuko nari ntangiye gushyuha muri njye burandi umuntu iyo ntangiye kugira irari ry'imibonano ndagenda nkatutubikana nkazana icyokere, natangiye kumva ndikubira mu mubiri wanjye ntangiye kuzana icyokere kuko nari ntangiye kugira irari ry'imibonano, nibwo nahise niyama umugabo. Ndambwira nti rero ndabona warengereye, unyambitse ubusa iminota igera kuri 5 nubwo ntazi ngo bihuriye hehe n'akazi nje gukora. Ibi birahagije, ndarambiwe, ngareka ntambare. Umugabo ati none abazungu bagira defo yo gutegeka. Arambwira ati urambara ari uko mvuze nti ambara, bitari ibyo nta kazi ngo. Arambwira ati aka kazi kacu duhemba amafaranga menshi, urumva? Arambwira ati aka kazi kanjye mpemba amafaranga menshi ni 600. Ariko nyine ubuzima bw'inaha buragoye, bitandukanye no muri Afurika. Ubuzima bw'inaha 600 ntabwo ari menshi ku mwana w'umukobwa. Ukuramo y'inzu ugakuramo iki bikaba birarangiye. Gusa ikiza iyo hamaze amezi 2 barongeza ukajya ku 100. Umva, arambwira ati aka kazi abakobwa birirwa bakabyiganira ari benshi. Nuko yambwiye rero niba utemeye kugendera ku mahame yanjye ambara usoho kugende. Navuga ni hoya, wamaze kumbona ibere wambonye iki ngo ntambare? Nanjye ndanga. Umugabo yakomeje kunkora ku mukoza amabere kugeza ubwo numvisha noneho ngizaho nshaka kwinyarira. Arangije akuramo iki, ngiye kurambura umugabo atangiye gufungura umukandara. Avuga ni nyamara uyu mugabo arashaka kundongora. Mbona atangiye gufungura umukandara. Amaze gufungura umukandara w'ipantaro arayimanura ho gato akuramo ibintu. Arangije aranyegera atangira gufata ibintu bye byari birebire kurya binkozaga hatanyegereye cyane, atangira kubinkozaho ku bintu byanjye mpagaze. Ndangije ndambwira nti se uri wa bantu batanga akazi ari uko wabanje kuryamana n'umuntu n'umukoresha? Nahise mbimubaza nanjye ntaciye ku ruhande, mbimubaza ubona ko ndi pose ntari no kumubuza. Arangije arambwira ati arabanza araseka, arambwira ati wabivumbuye. Umugabo noneho arandeba mu maso turarebana. Arambwira ati wa mukobwa reka nkubwize ukuri gahunda ukuntu zimeze hano. Ngiye mu bakobwa bose amaze igihe baza gushaka akazi nta n'umwe nigeze nishimiramo. Ngiye mpa akazi umuntu mbona yuko in case twanaryamana nkanamwishyura nta kibazo. Numva ibintu bitangiye guhinduka. Arangije arambwira ati wowe rero nakwishimiye kugira ngo nguhe akazi, urankorera iyi serivisi, akazi ko wakabonye ariko urankorera iyi serivisi, noneho rwose nushaka kumbwira nkwishyure nta kibazo, ibyo ntaho bihuriye no kukurongora. Ariko njye ntabwo nakoresha umukobwa ufite ikibuno kimeze gutyo ntaramurongora, ntabwo nabishobora. Arambwira ati nuko bimeze, niba wumva akazi nako niba wumva ubyemera mbwira. Narumiwe ndeba iminsi maze mu bushomeri, ndeba ukuntu nari mbonye akazi keza ariko kakaba gatangiye kunaniza. Ariko ndavuga nti maze kwaka ahantu habiri akazi bansaba ko turyamana nkabyanga, hari n'andi nayo nabanje. Ndavuga nti rero ninguma gutya kwizirikaho iyi mari n'ubundi nta kimariye ni ukwicarana mu ijipo dore ko itaranabyara wenda avuga ntiyampaye umwana. Ninguma kwicara gutya bizarangira n'undi mbuza akazi, reka nemere mbitange. Inaha atandukanye no muri Afurika. Muri Afurika hari ukuntu wenda naho si bose ariko abenshi bakurikira ubuhanga, amashuri. Hano rero inaha mu Burayi iyo uri umukobwa mwiza w'umwirabura, dore ko abazungu baba barabahaze, iyo uri mwiza wirabura umva. Umugabo naramubwiye nti icyo nkeneye ni akazi, niryo jambo namubwiye. Ubwo mwanya yaraje ahita amfata mu ijosi ngira ngo agiye kuniga, ndanikanga byatari. Kumbe ni kwa kundi nyine hari abantu bakunda gusambana ariko bakora ibintu biri weird. Yaraje amfata mu ijosi nk'ugiye kuniga, ahita ansunika anyigika ku gikuta atangira kunsomagura.
ntabwo kwari ukuniga bwino mu byo kukubabaza hoya no gufata mu ijosi. Umugabo atangira kunsomagura, ariko ubwo ubwoba nari mfite ubwoba. Umugabo kuko narebaga icyo kigabo mani ni ikirusiye kirekire cy'ikijeya gifite ibintu birebire bireshya nkacyo. Umugabo yageze ku gikuta, gusa amahirwe nari nashyuwe pe, sinkubeshye, ntabwo wankora kwibere iminota 2 uri igitsina gabo ngo mbure gushyukwa. Umugabo yahise amfata akaguru arakazamura, yanyigitse ku gikuta. Ubwo we yarahagaze yamanuye ipantaro ho gatoya, ntabwo yari yakuyemo imyenda yose. Gusa nabonye muri iyo biro nta kamera zari zirimo. Umugabo yamfashe kano kaguru, noneho nanjye mufata hano mu ijosi mu bitugu. Umugabo atangira kugira ute kundongora. Ubwo nabonye ibintu bikaza, ndavuga ni noneho nimvuga ngo uzana agakingirizo biraba ari danje, kuko nari ndambiwe ubuzima mbayeho, ubuzima bwo kwaka buri kintu cyose nshaka nabwo sinkibone. Mbese nari maze kurambirwa, kandi nkabona ndi gusaza, ngiye gukura, ngiye kugira imyaka 30 ntacyo nimariye nk'umwana w'umukobwa. Ndavuga ntibi nabyo. Umurusiya rero yarandongoye, wa muntu we yendaga kumpuza n'igikuta. Yarandongoye arancuramisha, nyuma twicara mu ntebe, nyuma nunama mu ntebe, twararongoranye. Ndaryoherwa, njye ubundi pfa kuba gusa nabishatse. Ikibi ni uko waba wankozeho singira icyo numva, nabundi nabishatse. Umugabo yarandongoye ndinyarira, ntago ari blague, gutya ndanyara. Niba uzi ukuntu umuntu anyara kubera ibyishimo, ndanyara. Umugabo arasara, yarandongoye pe, arandongora. Nyuma nibwo yambwiye njye nararangije. Noneho nyuma arambwira ngo nawe ngarumva ari hafi kurangiza, ngo ariko ngo kurangiza kwe ngo bitandukanye n'ibi turi gukora. Namubwira nese gute? Arambwira ngo ngiye nkunda kurangiriza inyuma. Ngira ngo ubwo ambwiye hanze. Ndavuga nti hari ikibazo se? Umugabo yayikuyemo, ngiye kumva numva yicometse muri buto. Navugije induru ku buryo n'abakozi bari aho ngaho bayobewe ikibaye. Nekeka baratwumvisha. Umugabo yahise amfuka umunwa, arambwira ati ubaye iki kumbwiye ngo nta kibazo? Ndambwira nise kumbwiye ngo ni hanze, umbwiye ko ari muri buto. Ngwiki ntabwo byari bukunde. Byonyine uburyo yayikojejeho numvishe wagira ngo ni nk'umuhini bakubisemo. Mane naramubwiye ntibishoboka. Umugabo ati hangane, nta n'umunota biri bumare. Ese we bumva nyine ni inyuma muri buto, nivuga ko aya buto birumvikana ntawe utahazi, bimwe by'abatinganyi bakora basi kamvuge gutyo. Umugabo aho hirya yari afite amavuta yarayazanye. Ubwo nanjye nariye umwanda, nimva umuvugutisha nihaze, nanjye niyemeje bigenda uko byakabaye. Umugabo yazanye amavuta asiga inyuma muri buto. Dutangiye kubikora numva birarijyana kuruta no gusukirwa. Ndamubwira nti mpakazi cyangwa byihorera, ibi ntabwo bikunda. Umugabo ati se ko wari ugiye kurangiza interview yanjye nawe kuki unaniwe ku munota wa nyuma? Ndamubwira nti hoya ntabwo byashoboka rwose. Umugabo ati rero nanjye ntakoze muri buto ntabwo narangiza. Byarangiye mubwiye nti jingagumana akazi kawe. Sheri nambaye imyenda, nambwiye nti nta bundi buryo byakunda. Arambwira ati atari buto ntabwo ndangiza. Nambaye imyenda, navuga ntukame cyangwa ururere. Umugabo nawe arangije arakara, ahita agenda, ahita afata agatambaro arihanagura arambara. Twese tumaze kwambara, ubwo twasaga nk'abarakaranye. Nambwiye nti none hakurikiyeho iki? Nta kuma nigendere. Umugabo yakoze munuze muri hari agatiriwari kari ku meza ye, yaragakuruye akuramo amafaranga, akuramo 100,000 angahe 600. Umushahara w'ukwezi yangiye kuzajya nkorera yari amadolari, yamaye inote 6 z'amajana. Arambwira ati akira amafaranga yuko nkurongoye, ariko ntabwo naguha akazi kanjye ntazajya nkurongora. Ngiye nshaka umukobwa mpakazi kanjye akazajya nanshimisha, nabyo nkabimwishyurira, ariko akemera ko murongora muri buto ye icyo ashaka cyose, ariko ntagushimishirizaho ntabwo waba sekreteri wanjye pene ko kuri. Narumiwe
nafashe amafaranga nari buyange, narayafashe ndasohoka. Ariko ubwo ni kumwe utera akagura kandi kavuga gati ese wabyemeye urabiki, ese wabyemeye urabiki kuri ubona uyu mugabo ari umukire. Nsohoka nanga, birangira nsohotse ndagenda. Navuga nti mu gitsina baraharongora pe, nicyo hagenewe. Ariko nagiye numva ngo abantu bagiye barwara hemoroyide babitewe no kurongorwa mu kibuno. Ndavuga nti hoya, ntabwo ngiye gupfa nabi. Hemoroyide bamwe barabizi, ni indwara nyine yewe sinzi uburyo nayisobanura ngo mubyumve. Navuga nti mu bintu umuntu nari noroshye pe, njye biranagoye ko ntabishaka turi kubikora. Wenda unarwaye sida cyangwa nyifite biragoye kuyanduzanya, ariko se hari inyuma bisaba usigaye amavuta, bisaba mana, byarangoye. Ndavuga nti bigenda uko byakagenza, umugabo yarandetse burundu, na n'izi saa sindabona akazi. Mbese ni ukuvuga ikibabaje nandavurira ubusa 600 inaha mu Burayise yagufashe iki cyo kuza yagutunga iminsi mike hatari bubema y'ubukode bw'inzu. Ariko yewe ni make pe. Ariko mu by'ukuri kambabwire, ushobora gusanga Imana yarandukuye, ahari nare wite nkuramo izindi ngaruka zikomeye cyane. Mureke twige dukore, Imana nibishaka tuzabona akazi. Ubu nanjye nahisemo ko nta muntu nzongera kuryamana nawe kubera nshaka akazi, kuko naga Imana inyuze umugisha mu byaha.